Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ese no kubera iki ibigega by'amazi bikunda kuba bisa umukara? Abantu benshi bashobora kuba batekereza yuko bahisemo ibara ryoroshye kugira ngo bakore ibigega. Gusa abantu benshi ntabwo bigeze bamenya yuko hari siyanse ibyihishe inyuma. Ubundi kimwe mu banzi ba mbere b'amazi aba ari mu kigega ni urumuri rw'izuba. Kuko iyo urumuri rw'izuba rugeze ku kigega cy'amazi, inaji ruba rutwaye cyangwa se imbaraga zishyushya amazi arimo imbere. Rero nk'ikigega kiramutse gifite nk'ibara rigaragara cyane, mbese muri make rinyuramo urumuri rw'izuba mu buryo bworoshye, byatuma ikigega kiba ahantu heza ndetse urugo rwiza rw'urubobi ndetse n'ubundi bukoko butoya cyane bukaba bwahakurira. Ibintu kubera yuko cyane cyane nk'urubobi rushobora kuba rwakora ibiryo byarwo rukoresheje urumuri rw'izuba. Rero ibigega by'umukara byakemuye kino kibazo kuko bitangira urumuri rw'izuba kuba rwakwinjira muri iki kigega. Kuko nk'uko tubizi haramutse nta rumuri rw'izuba ruhari, nta rubobi rwakurira mu kigega mo imbere kuko ntabwo rwaba rureba kandi nabwo rwakoresha urumuri rw'izuba ngo rube rwakwikorera ibiryo byarwo. Ibi rero bituma amazi ahora asa neza kandi arinzwe. Gusa reka twibaze kino kibazo. Nk'uko tubizi ibintu by'umukara cyangwa se nk'amabara y'umukara akurura ubushyuhe cyane kuko nyine atuma ubushyuhe buguma muri iryo bara. None rero ni ukubera iki bahisemo ibara ry'umukara kandi tubizi ko ryashyushya amazi cyane? Igisubizo si ibara ry'umukara gusa. Ubundi amaplastike bakoresha bakora kino kigega nayo aba ari manini cyane ku buryo yaba ubushyuhe ndetse n'ibara ndetse n'urumuri rw'izuba bishobora kuba byafata igihe kinini kugira ngo byinjiremo imbere. Aha rero usanga amazi arimo imbere aba adashyushye cyane kandi ikintu cyatangiriye ari ibara ry'umukara. Impamvu ni uko plastike ifite umubyimba munini. Indi mpamvu ishobora kuba yatuma ibigega bisa umukara ni ukubera ubushobozi bwaryo. Ubundi iyo barimo barakora ibigega babikora muri process yitwa rotational molding. Muri process plastic material yitwa polyethylene ikorwamo ikigega gihambaye. Rero iri bara rijyamo iyo bongeyemo carbon black, kandi nk'uko tubizi cyangwa se mwabyumvishe muri video nakoze mbere impamvu amapine asa umukara, tuzi ko carbon black ashobora kuba yatuma plastike itangizwa na ultraviolet rays cyangwa se imirasire y'izuba ashobora kuba yakwangiza uruhu rwa muntu. Uretse n'ibyo ultraviolet rays ishobora kuba yakwangiza plastike igihe kinini, bigatuma ibinyantege nke imara igihe gitoya kandi iba yakangirika vuba byihuse. Ariko iyo bashyizemo carbon black bituma iki kibazo kitabaho. Kandi carbon black ubwayo isa umukara. Carbon black yaba itashyirwagamo, bya bigega tubona hanze igihe kinini byakujya byangirika vuba kuko byakujya byakira urumuri rw'izuba igihe kinini. Gusa nyine ntabwo ibara ry'umukara ari ryo rikoreshwa gusa kuko hari n'ibindi byinshi bikoreshwa, ibara ry'ubururu, iry'icyatsi ndetse n'andi babasha kuba yakoreshwa. Gusa nyine ay'ingenzi cyane kandi ari ibyiza kuruta ayandi ni umukara bw'impamvu twavuze haruguru. Uretse n'ibyo ibara ry'umukara riroroshye kuba waryitaho kuko ntabwo ryandura cyane ugereranyije n'ayandi mabara. Uretse n'ibyo riba bigaragara neza ahantu hose ku buryo ritakwica andi mabara aryegereye. None wakwibaza ngo ese ibigega by'umukara bishobora kuba byatuma amazi arimo imbere ashyuha cyane? Igisubizo ni yego nk'uko nabivuze haruguru. Kuko hari igihe ishobora kuba yafata urumuri rwinshi ikaruhinduramo ubushyuhe bwinshi nanone. Gusa rimwe na rimwe biba byiza iyo ufashe nk'ikigega ukaba wenda wagitwikira. Gusa ubundi intego nyamukuru ntabwo ari gufata amazi ngo bayakonjeshe, ahubwo intego nyamukuru ni ugutuma amazi ahora ameze neza, atunganye, afite isuku kandi arinzwe. Rero igihe ubonye ikigega gisa umukara, igisubizo buri gihe ntabwo ari uko ari ibara bapfuye guhitamo uko babonye, ahubwo ni igisubizo cy'impamvu twavuze haruguru. General iFabrics wakoze kumva video yacu,
kereka hari ikindi kintu tugukorera twandikire muri comment.